turi abantu ntituba abantu. Nkomeye yombi nyir'uguhanga niwe wampanze amparaga inganzo, ampunda inganzo izira kugimba mu ruhanga rurimo ubwenge n'ikirenganire udasumbwa tumuha impundu imihayo ikwire. Mbere yo gusoza reka nsuhuze bamba abashyitsi bose karibu iwacu ino turatarama tuvuga ibyivugo tukamasha kuko dusenga tuzira icyasha ibyo tuzimana bizira ikashi. Hari impumu ngirira muntu ugenda upfamo umuntu runtu rukamusumba rukamusenya mpaka na samudi ntirumenye isabato isi irashaje imvugo yateye irakenya umuntu. Burya mu byo umuntu ashobora kumva uko bitondetse mu bisanzwe iyo mu bushori haguma Imana imwe rukumbi itagira impanga idakura ukundi ho rikoze ukubaho kose niyo kuramutswa. Mu mico yose amagana yayo bazi Imana batanayizi iyo buri wese avuka yizi icyakora uko ayizi bigasukurwa uko imitaga ihinda imitaga izina ryayo ni urukundo. Igiriye uko yitwa yaremye byose uko ibihanga ibona ari byiza igeze ayihanga ikiruta ibindi gifite isura igeze mu yayo kiba ikirenga mu by'ubuhanga maze kirenzwe kibura ubwenge. Aho kugenga isi kirayanga y'Amana kirayihunga gihera ishyanga ndi bubabwire ishyano ngaho riragitaha ngicyo kirirwa gicurera wagicyurira giti turi abantu. Turi abantu ubwo turasambana, turi abantu ubwo turaniba, turi abantu dukenya abandi, turi abantu tubiba urwango, turi abantu ubwo turarwana, turi abantu tuzira amahoro reka shenge turi abantu. Maze ibyo nabyumva ngahinda turi abantu imvuga itumunga mu yindi yindira agatsindwa kuba icyo ntazi ngo uri umuntu ikibi cyose ngo ndi umuntu nyiramahane ngo ndi umuntu. Ariko kandi ikintera umusonga isi y'igicucu turimo none ibyira bireba maze ikatwoshya iti nimwangane mfite irimbi iti nimwicane mfite icumbi iti ntabirenze muri abantu. Abasizi rero turemye ukundi wasuwe reka mucyurire birakwiye zahabu utunze igatuma twicana. Iyo peteroli dukangisha korota nyinshi na diyama ukoresha utwoshya uti mu birwanira igihe kizaza tubigusigira iwacu sinubimenye cyane. Turi abagenzi ubimenye cyane ntitugutindaho ibyo urabizi dore uwarambije ntibibaye akagucamo yikomereza iwabo hataba itiku ntihaba urwanga hataba imvugo ngo turi abantu. Bityo ngo utamaze ntunyaga abantu usibye Imana niyo imusumba ibindi byose muri munsi kandi umuntu asa n'Imana ubwiza bwayo iramusiga ubwende bwayo niwe buganaho. Kuba umuntu si ukumungwa si ugukwirwa n'urugo iteka si uguteka inkono y'itiku si ugusenda umwe mu bandi si ugukandamiza abatoya si ugutora imico y'umwanda. Kuba umuntu si ukuganzwa si ugutungwa n'ingeso ishingwe ngo uhore uhimba ikinyoma hose ngo uhore ubunza akarima henshi ngo ushinze abandi uramutswe n'ibyo sigaho si ibyo byo kuba umuntu. Kuba umuntu si ukuba nk'igikoko ngo uhore ukanga n'abagusanga ngo ubishite kugira ngo utinywe ngo wigire icyatwa bakuririmbe ngo wumve rwose uri nk'akamana burya ibuye risaza urwondo rugisukuma. Baho kandi ubana utavangura burya nziba nigeze ahaga ntinakunda umuntu n'indi mu bandi naho nzigira yapfuye atagabiwe yasize ubwora ari mu batunze umuntu si ikibazo cyo kwirinda. Burya umuntu utari mu bandi ni wa wundi waheze ishyanga ndavuga uwinywaniye n'inaba akaba atazi ijoro n'umunsi kuri we byose yahumye kera ururo n'icyatsi abona bihwanye nguwo umuntu waheze ishyanga. Ngaho turi abantu ntiduce urwanga inzigo irimburwe habe neza mbebe urukundo bagaze amahoro amahane rwose ahera iyo hirya hataba abantu haba inyamaswa twe turi abantu ntituba abantu. Turi abantu tubibi neza ikura ubuntu bugeze ibagara uwo muturanye arya icyo uriye dore ko ibintu ari na rusange ntawe upfa bimaze nta n'ubimara ngo apfe dusigeho kwifubika ibyo byasha. Nguko uko umusinga mva mu nganzo itangaza ngahera umwuka ngifite isinzi ryo kubasiga ndikashye ngo nkaba igikaka nkaba igikwerere cy'umuhungu narateruye ndamasha umushiha wihisha mu nda ncibukana ishakwe nkura inabi ntanda y'umujinya ndi igifurifuru wumva mwemeje ngabire ntunge naho ubundi turi abantu ntituba abantu.